indwara y'uburemba. Tuvuga ko umugabo afite ikibazo cy'uburemba cyangwa se ubushake buke bwo gutera akabariro iyo amaze amezi byibura 3 adashobora gushyukwa. Iki gihe binasaba ko uyu mugabo aba atabasha gukora imibonano mpuzabitsina kandi bimubangamiye cyangwa se bibangamiye umufasha we mu muryango. Ubusanzwe inshuro nyinshi biterwa no kubaha gutera akabariro, bakunze kubyita ubushake buke bwo gukora imibonano mpuzabitsina aho kubyita uburemba. Kubyita uburemba nyirizina bishobora kuvuga abafite iki kibazo cy'ubushake buke cyangwa se abagabo bashobora gukora imibonano mpuzabitsina kubera ko bafite imiterere y'igitsina gabo idatuma habaho imibonano mpuzabitsina. Niba ufite iki kibazo ariko nturi wenyine, kuko ikibazo cy'uburemba hano turashaka kuvuga ubushake buke bwo gukora imibonano mpuzabitsina ni imwe mu ndwara itavurwa ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa habarurwa abagabo bagera muri miliyoni 50 bafite iki kibazo. Iki kibazo kandi kiza mu bya mbere bituma abagabo benshi bagana amavuriro yita ku buzima bw'imyororokere kugira ngo bihe amahirwe yo kuvurwa. Impamvu zishobora gutuma iki kibazo kibaho ni nyinshi cyane, bityo iz'ingenzi twavuga ni indwara zifitanye isano n'imitekerereze ndetse n'indwara z'ubuzima. Izindi mpamvu zatera iki kibazo ni indwara z'impyiko, indwara ya diyabete, kwigunga no kwiheba, imwe mu miti yo kwa muganga yakoreshwe mu buryo idakwiye gukoreshwa. Izindi mpamvu zitera ubushake buke bwo gukora imibonano mpuzabitsina twavugamo kunywa itabi, kunywa inzoga, gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'izindi. Nubwo imibonano mpuzabitsina ari ikintu kibanga kiganirirwaho n'abashakanye bonyine, ariko iyo ufite iki kibazo ni ngombwa ko ushaka ubufasha kwa muganga. Hirya no hino mu bitaro no mu mavuriro mu bice byose harimo abaganga b'ingenzi uba ugomba kujya kwivuzaho bakagerageza kugufasha. Aba baganga bitwa urologist. Aba ni abaganga bazobereye mu bibazo by'imyororokere y'abagabo n'imiyoboro y'inkari na prostate, ariko kandi ushobora no kwegera abahanga mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe. Iyo wegereye muganga ubifitemo ubumenyi, akora ibizamini kugira ngo arebe imikorere y'imitsi n'imijyana bigira akamaro mu gushyukwa. Icyo gihe iyo muganga abonye ikibazo, ashobora kukubaga cyangwa kuguha imiti. Umuganga wo mu mutwe agufasha kubana n'ibibazo ufite byaba bigutera iki kibazo, ukabasha kwiyakira ku buryo ugenda utora mitende gahoro gahoro. Bimwe mu bibazo by'imitekerereze bikunze gutera iki kibazo twavuga nko kwiheba, depression no kugira impungenge ku mibonano mpuzabitsina. Ibindi bibazo twavuga ni stress zituruka ku kazi ndetse n'ibibazo by'urushako. Benshi mu bagabo bivuza iki kibazo bakunze kumva bibateye isoni, ku buryo rimwe na rimwe bakumva si abagabo neza, ariko ibi si byo. Nk'uko twivuza izindi ndwara nka malariya, ntawe bitera isoni zo kuvuga uko ameze, ntibikwiye gutandukana no kwivuza uburemba, kuko nta ndwara n'imwe iteye isoni kwivuza. Kwivuza ni ingenzi. Ikindi kandi umurwayi afite uburenganzira bwo kuvurwa mu ibanga, bikaba hagati ye na muganga. Icy'ingenzi kandi nk'uko inshingano hamwe n'akamaro ka muganga ni ukugufasha, si ukugucira urubanza. Ntukwiye kumutinya kuko atemerewe kubunza amagambo amena amabanga y'abarwayi yitaho. Iteka jya wibuka ko icyo wishyurira muganga atari ukuba inshuti yawe cyangwa se kukuvuga neza, ahubwo icyo wishyurirwa ni ukuvurwa ugakira cyangwa se ukoroherwa. Ibi tubitinzeho bitewe n'uko iyi ndwara yo kugira ubushake buke bwo gukora imibonano mpuzabitsina itera abantu ipfunwe n'isoni, ariko ntibikwiye.
ikindi mukwiye kwitondera ni uko hanze ahadutse abatekamutwe bafatirana izo soni zawe zo kujya kwivuza maze bakakumara aho utwaye bakwizeza ko bafite imiti kabuhari bivura iki kibazo. Hari abo numvishe ngo bavure iki kibazo nko mu gihe gito cyo guhumbya, ku buryo kenshi kandi uzabumva batera imitwe ngo twebwe dukoresha ibimera, imiti karemano n'ibindi. Nshuti yacu, nubishinga uzayatamo. Hari abajya baduhamagara ngo barangije doze zabo 5 kandi bagifite cya kibazo, nyamara baragize isoni zo kugana amavuriro n'ibitaro by'inzobere. Rero nahawe ngo ujye kwivuza kandi kwa muganga ubanza kugufata ibipimo, akamenya imiterere y'umubiri wawe, bityo akaguha imiti ashingiye ku bipimo yagufasha. Abaganga b'inzobere kandi babisobanukiwe batangaza ko intambwe ya mbere yo kuvura iki kibazo ni ukubanza ukareba neza koko niba gihari, kandi ibi bigaragazwa n'ibipimo. Intambwe ya kabiri kwa muganga bakurikizaho mu kuvura iki kibazo ni ukureba niba nta yindi ndwara umuntu afite yaba iri guteza iki kibazo. Iyo umugabo ashobora gushyukwa mu ijoro cyangwa se mu gitondo abyutse ariko yajya guhura n'umugore we bikanga, iki gihe impamvu imutera iki kibazo aba ari iyo mu mitekerereze, bityo aha aba ari ngombwa ko ajya kureba umuganga wo mu mutwe. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Ubadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ari yo yose, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.